wanza uri umwana wanjye washyikirwa efyo hamusona je nakubwiye ko ntazakuberanya ku munsi wa rimwe simpamvu ukomeza wibunza hano kucyo utanze kugaruka ngo iki papa ubwo se uri kuvuga ngo iki ngusangishe nyoko aho yagiye cyangwa wowe nasuko mbasangisha aho nyoko yagiye sibishwa se nyine kadagura ubusa gusa uraje ubone ubundi wari utarambona neza naguhaye ibuye siko arasakuza umuntu uratanya kugera mu gutwi none ahubwo yaje Mani karibu. Urashitse. Ayo kuri hose we. Sahandi sa. Aramutse neza. Uticha gahuta ba. Baki aramutse. Abonye tante. Niko. Bitase warayute wa mutsu. Ewe ma. Ni birebire pe. Hano ijisho ryatukuye. Ntago bibona se nyine. Sinigeze nsinzira be no kugoyekana gato. Jero narasinzire kuko bafite icyo nizeye. Numvaga rwose ijoro rimwe ritari bukunanire. Nako. Rero natari. Twatunana twegeranyije. Urukurikire. Umenye ko uzadukoresha. Sibyo? Kagaka. Ngaba kagiye ndakubwira. Ubundi nazanye bwoko bune. Yego. Bwoko bune ndagenda ngusobanura kuri buri bwoko. Ukurikire rero. Sibyo komandi bimwici. Reka ntabwo nyegeze natuma upfakara mwana wa. Ndashaka ko wubaka. None rero kanga kadoro binanditseho. So ndakunda kumuki. Ninjoro yatashye amucyayi. Akunda icyayi. Ninjoro. Sawa. Aka rero tega amatwi. Icyayi naka. Icyayi naka ngaka kererana sibyo? Ubwo nataha ukakunda kunywa icyayi. Uzaje ukabanza mu itasi. Usana itasi utegure sibyo? N'isukari noneho kuko uzaba wakabanjemo uzamenye ibyo ari byo. Umusukira icyayi neza. Wumve ko isukari irimo yabirimo yabitarimo ariko uzabikore ngaho itarimo. Ufata indi sukari wongeremo umukorogere. Korogere ati isukari kari kabaye gakeya nimwe kandi muryoherwa. Urikumva? Uko icyo cyayi kiryoshye. Kuzamuryohera. Icyo si cyambere. Uko kiba musabire kuramba gusa. Urikumva? Akango nako ushyira hehe? Cyayi. Ni byiza cyane. Sibyo? Noneho rero hano hari kandi akangaka ko rero ngaka urabona ko abagabo barya mu kurwuririro sibyo? Uzaza usasa neza igitanda noneho munsi y'ishuka yo kuryamaho mbere yo kwishyiraho ugafate ukanyanyagize gutya urwuririro musishuka ugeze hepfo mu mirambizo. Uko byumva aka nakavuga iki rero? Nakavuga ko
ari wowe wenyine ndakubwira n'ubundi buryo uzagakoresha gakoreshwa mu buryo bubiri ni wowe wenyine mugomba kuryamana ubundi umugore agomba gutekereza akanamutekereza imana reka ubundi buryo gakoreshwa rero urabona umugabo avuye muri dushe suve tumaziwe azisiga mu kintu yakarabiyemo kandi ngombwa kuzimesa uje uzimesa se uzuzifura uzunyuguze neza noneho nujya kuzanika ufata uyu muti ufate suve tumayiwe ugira utyo uvangavange byomeremo gende wanike urikumva uko umwenda uhura n'umubiri we cyane igitsina cye ubwo nuko nta wundi ashobora gutekereza urukumva nta wundi ashobora gutekereza uri umugabo rero utatekereje undi mugore ari wowe gusa agomba kunkunda rwose agomba kugukunda na cyacyaye uko kimuryohera ukamuryo mbese akabona akiki nako gushyira ku rupuriro no muri boxa ye okay ngo zumva neza akana ko wakabonye urakaruzi neza ese ubundi iyo yisiga amavuta hari igihe uje umusiga hari igihe ajya ambwira hari n'igihe njya amubwira ngo umugongo hakurushutse nkamusigira okay wumva aka rero uzajya ukavanga n'amavuta urikumva kavanye n'amavuta umusige n'umugabo wawe waramwegukanye umusige hose umanure hose n'amaguru urikumva iki ni ikigaragaza ko nta wundi mugore mwizubaho ashobora kubona uretse wowe uri kubyumva iby'induru ry'iki reka ikindi kamara rero urabona nimba akunda kureba televiziyo sibyo mbere ubumvisha komanzi wahita ufata telekomande ukagira gutyo ukayirambika aho ngaha uko ayifashe n'urukundo rwinshi na filime ashaka kureba cyangwa iki ubwo niko nawe azagufata sibyo icyo ntucyumva ucyumvishe neza Shalon Sheri muguriye rero kano kantu sibyo tugiye kujya mu rugo nizere ko agahinda kashize sibyo maze kiriya kigore gihora kiguhibuye ntabwo kizongera maze uraza gushyira na rake so wari umukumbuye sibyo ndagukunda wowe byose ni ibyawe ngiye kujya nkwitaho nta ntuzongera kujya sibyo Sheri ndajya nkwitaho sibyo zana nkwereka ahantu ndi bugushirire tukatwara n'ibya rake sibyo Sheri none wowe nushaka uyirye sibyo hanyuma ntugire ikibazo habe namwe tugiye kukubera papa sibyo mbe ndi mu rugo buri kimwe cyose ngiye gukorera nushaka no koga ujye umbwira sibyo bebe sibyo si wishimye ariko ngo waraye ngo uri kurira kwa kaka niko ngo waraye uri kurira tugiye kugenda mu rugo hanyuma ngo ufashe sibyo buri kimwe cyose nzajya njye gukora sibyo bebe sibyo koya ntabwo wishimye ariko ndashaka ko wishima naho mpabizo niba wishimye turaza kugenda tubikora neza urumva nongeye gutinya uriya mugore sibyo ntabwo azongera kuguhibuye tugiye kwigira mu rugo nkajyamo ndi kumwe nawe sibyo ariko ngo nijoro waraye baserereje bampamagaye bambwira ngo warize wabananiye ngo wabakoroze ngo urashaka mama ngo urashaka raki ngo uranshaka nibyo agenda wari udukumbuye se tugiye kubana mu rugo sibyo tugiye kandi mama uzajya umwereka ko umukunda nubwo akwanga ntukamusuzugure sibyo
nubwo ari mukaso ariko ndabizi azagukunda sibyo azagukunda sibyo bebe sibyo noneho rero Shalon reka iyo nyagasozi ka Shalon kawe kagiye kukubuza amahoro uyu mutima wa Shalon wabibonye ukura uruhu ruba rufashe ku itungo niko nawe ugiye kumwifatira mu Rwanda nguko nawe uruhu rugufasha utu twoye uraturuze Shalon numva ngo bagiye kumureba uri kumva uzahita ucana umwambi vuba vuba twake impumuro yatwo itamirane yinjirane natwo uri kumva iyo mpumuro niko azajya umuhumurira uri kumva azakubaha iteka ryose kugeza ashyingiwe uyu mwana ntituzamubuza gushaka ntabwo twaba tumuhemukiye ntituzamubuza gushaka azagenda agira urugo yubake ariko mu gihe cyose akiri hano azajya guhumurira aguhumurire nawe mbese mubane neza sibyo mubane neza kuri akigira gashaka kugutesha umutwe wagera gute kakubaye icyo uvuze cyose kacyumve kandi ikindi uyu muti nanone uzajya utuma nase atazagumya kugira muri gatatu ijambo ntabwo ari kunshakira umuhigisha se isa akamuhurwa agahurwa uriya mwana akamuhurwa ntamukunde bigutwaye iki se kumukunda nawe agukunda birakubangamiye cyane uzi urukundo amwereka birambangamira pe amwereka urukundo rwinshi bikanandenga none ntushaka ko amukunda iyo aba wari ushakiye bituma amuhurwa kumuhurwa ko rero uri kubyumva kumuhurwa akatsi gatoya nibagiye ko kumuhurwa ariko n'aka ngaka none se agukunze akakumvira ariko wanamugana imana nankunda akanyumvira icyo kumvira ntabwo ibyo kumukunda bizabikira ntabwo nawe buriya yababazwaga nuko mudahuza ariko ubu ngubu mugiye guhuza sibyo ajya kumvira ibyo mutegetse byose nubwo wababwira utujyanira iguru tukujya kuvoma haryikorere sibyo kizamusigingiza rizagera gute icy'ingenzi we nuko ibyo umwifuzaho ari byo akora sibyo ibi bintu wabisobanukiwe ubisobanukirwe ukoreshe neza umugabo wawe witonde kuko buriya utabikoresheje neza nubwo mwasezeranye amadeforuse se ntabaho deforuse zibaho gusezerana ntibikuraho uko umugabo yakwanga ukoreshe neza ngaka ko umusubizo ugatora buhoro ni ukuvuga ko uretse wowe nta wundi mugore bese ntiyaguca inyuma sema kunjya numva bavuga ngo bigira garanti ubure yabishize ntabwo yazajya nkubita ibyanjye nta garanti none se reba ibintu nakoresheje nkiri umugeni uziko nari ntarakubyara none bisazi yari umugabo waje turubatse ubona urugo rwanjye atari rwiza se cyane rwiza umugabo wanjye turuhana ni ukuri nyigiraho kandi uzubaka neza utu tuntu kandi ukirinda ko hari undi muntu ushobora kutubona ntabwo natuma utubike neza ahantu yihishe ahantu umugabo watagera sibyo ubundi ujye udukoresha utyo kandi nta n'undi wemera kuduha dore abagore hari igihe mugira agakungu muri kuganira sinanaricisha njye ntari inshuti umugore ngira muzi ko ari we inshuti yanjye ngira ariko ni nanjye inshuti nyanshuti kuri pe mwese ko ari wowe utanga mukomeze utyo bizabikore neza nanjye reka ngende sibyo atagira n'usanga inyuma hari igihe usanga abagabo bibagiwe nk'imfunguzo n'iki asaza yavuga ko mpora nkora ikintu ejo cyatashye cyatumbye ngihaye ibiryo kiranga ibi bingaye itumbishije yicaye aho ngaho wicaye arangije arambwira ngo ngiye kuzana umwana wanjye ngo sinzongera gusubira mu kazi ngo nindahiza ngo njye nirirwa ndera umwana wanjye nayo nanacije bugufi dore nari imeze gutya gasaba imbabazi nkamwereka ko ndi umwe irize nawe yemifu ariko ibi ngibi mbese umenye ko kivivutse kiravivutse Shalon wigize ishyano na se karagashyano ubu rwose narwanye rasenge uriya nuko umwigaho ariko burya namubwiye ariko namubwiye nimba wumva yarumvishe ariko nabo nagutesha umutwe uzambwire uzambwire tugomba guhagurukira uyu muryango ukumva urugo n'urwangereka none abo mu rusangiye hawe saba rero
tubike neza reka njye kubika munsi y'igitanda ntabwo ajya apfa kurebamo ucunge inzu yawe ni wowe uyizi saba rero ngaho sinanakwakiriye reka ntabwo raki ngaho ukomereye yego ma urugo n'urwanjye 1,000 hasi mpangane n'imiyaga jimba jibe n'umugabo Chérie. Ada twitahire mu rugo. Sibyo? Seko mbona ufite uburoho. Iki gice cyane unuje nicyo ushaka kaguha. Hari mwijunguje ngo ugiye kwa nyogosete ndabona atari nyogosenge uragiye narizi kuzaherayo. Washonje mwana wanjye. Cicekere ngiye guteka nkugaburire sibyo? So buri kwemezwa n'ibyo byo bishike wagira ngo amenye nkazo. Ahubwo genda mu nzu ushaka ujye kunzanira ifu. Singo gusa. Ishyano. Uri umwana wanjye washyikirwa ryine efyo ntamusoni njye nakubwiye ko ntazakuberanya ku n'umunsi wa rimwe si mpamvu ukomeza wibunza hano kuki utanze kugaruka ngo iki papa ubwo se uri kuvuga ngo iki ngusangishe nyoko aho yagiye cyangwa wowe nasuko mbasangisha aho nyoko yagiye sibishwa se nyine kadagura ubusa gusa uraje ubone ubundi wari utarambona neza naguhaye ibuye siko arasakuza umuntu uratanya kugera mu gutwi noneho ahubwo yaje uzicuza ariko ari na nyogosenge azicuza icyatumye yongera gutuma ukandagira hano murabyicuza urashaka harya mu marake wambonye kwigira gote uri kwigira make fatishwa hano siko ataza no gusanga isana ibitse fatishwa hano nanjye turi nabatije kubera iki komana yanjye none se bigenze bite sharo bite bigenze bitungabaye iki ako sheri narabikubwiye uyu mwana agira ngo bamwe imwangwa z'abadayimoni mutumye ifa kugira ngo arayifasha yimenaho narabikubwiye umwana yaritswemo sharo bigenze bite nakubwiye ngo uyu mwana agira ngo bamwe imwangwa y'abadayimoni
umwana mutumye ifu ahubwo reka kuntukoza mutumye ifu kugira yimpe umwana arayifasha yimenaho akuri inyamaswa umwana bakakanya umwana aje koko reba ukuntu ugize umwana uko kucuri inyamaswa ubusa ngewe urabona kuzibase urabona iki ubu mwana akakanya aje nta n'umunota aramara narakubwiye ko uyu mwana agira ngo atekemwe abadayimoni uragira ngo ndakubeshya uyu mwana arimo rundi arimo rundi nasi umwana muzitekereza afata ifu akayimenaho hasi uyu mwana ubundi se mutumaga ifu n'umwana wo gutuma ifu none urabona yari igitambambuga hasi kukatubugara akarya wakigore uretse ahubwo uzambona ariko ubu bugome bwe bwaje bugira iherezo kuko genda abona ntazabivamo ahubwo se ko ndi kuvuga iby'ifu yewe ahubwo nta fune nta mujyojyo nta mwana ntasi nk'aka gasafuru kajyanye he ko ndi guteka agasafuru kajyanye nagira ngo nkumenyeshe ko kuva uyu munsi utagira ubimenye uranyumva n'ubugome bwawe inkono ni ebyiri ngo urumva inkono ni ebyiri ndayantekera umwana wanjye ndamumenya kuko ubu munyamaswa umaze kuba indengakamere ko kimeze gusa ndajya ntekera umwana wanjye nta mwana ntaseke igizwa ibyo wigizwa terura tujyo tugira cyangwa mbimenye iki gikoni nawe twagisangiye di igizwa yo mvana induru ndayeri ni ndahera kuri wafatishije kimeze gusa kujya nita ku mwana wanjye ese tura icyo nzicyo tugiye kuba guhangana muri uru rugo aka gasafuru karebe wirebe nakanjye n'umwana abana banjye wabivuze neza ko ari n'umwana wawe kareka kuvuga ngo n'abana bawe bakise waramushyiraho wamase ese ubundi umuceri cyawushyize henda kwitegura umuceri wawushyize uruzi nkwikoreye se aho usanzwe ubikora hayobewe ndawikoreye undi ku mutwe ibibazo bikoreye ubundi wabyikorana n'umuceri we n'umwana wawe se mwampaye amahoro wagira ngo uriki reba ubwo urabona ukuntu ugize umwana nakubwiye ko yayimennye ko ko ubundi ubwo abantu bazi ko ariyo kamera yawe cyangwa kikahita kijya mu rusengero gusenga ubundi ubu barakizi bakibona kigenda ajya mu muntu sohoka ujye kureba umuceri gakono we amaze nshaka mbe n'agakono ibyo ni cyangwa se abagabo bagira ingeso babaho yemwe abantu bazagera bamenye ukuri kuri wowe uzagenda uvuga ibyo ushaka mu kagoroba k'ababyeyi umurange abantu bazagera aho wari wowe unteranya n'umwana ubundi ngewe mutanya n'umwana ngiye mubwira ngo mbe n'umwana ni wowe umubwira ko ndi mukasi ubundi ngewe ndi umubyeyi mwiza cyane ahubwo ni ariko nta nubwo uri mukasi ahubwo uri soko ya bamukasi nabo babyara bamukasi niwe bakomokaho wakiguriwe cy'ubugome sawa ugira ngo wowe ntabwo ufite titire ko uri mukasi ahubwo uri soko ya bamukasi urumva genda ujye kuzana uwo muceri umvire mu nzira nitekere ndabona tuzakubitana imyoko nge nawe hano kandi imbabura ntazongeye kunerekeza bihaye agakono tuzakubitana umwoko munyura kimeze n'urutwe rubi gusa cyakoze urya iki tugiye guhangana urumva izindi ntoryi se cyazishyize kugira ngo bukore neza ukoresheje izo njaba zawe wagiye guhaha izawe isoko urariyobewe kimeze gusa mukihaye agakono cyaze bana sharo ndaje mbatekere urumva ntuwongere kurya ibiryo cyatetse sibyo uzagira ngo ni impunyu ngaho genda agakono we kagende kubatiku buryo nawe ugende bukwirireho haze ndi kuguseka cyane ubu si ibyo bintu uri kwikora uzabyikora igihe kingana gute tubona ukuntu uri kunyita ngo ndi ikigoryi ngo ndi igiki n'amabyo uzayamesa amakariso yanjye uzayafura yewe n'imihango nzayiguye ifuri kubera ko ndabona uri no kwigira nabi warengeje kamere ndabona uri kwigira nabi cyane ndakuvugutira ndaguhezayo ndakugira ikizazamo ikigoryi gusa kandi nawe wowe urye n'iki igihe siko atari hano ujye umenya ngo ndi kumva ubu nakurenza igipangu isiko wowe nasiko munyitege mu kibuga twigendere mwana we aza abanzaje n'akagongo hano Lucky ziba lakini bene wanyu
wakinyakuzi murahamagara kuramuzi rakimuziranye he uzongera kumpamagarira umwana urwo rusatsi nzarupfura mope nebere kamana yanjye ibibazo biri muri uru rugo ndumva n'umutwe ugiye no kuzandikira ahantu twera si ibyo ko bitavuga ko numva nta majwi kamendure shano ndebeza muri Premier League wati twacina Yesu ana yanjye kini igiki kwa jina la Yesu none se uyu mugore asigaye yazanye n'inzaratsi Yesu kumbi hano hari n'ikira mana yanjye nkabibona umugore none arashaka n'ubugingo sha burya njye icyo nzi cyo ndabibona kumbi arashaka kunyicira n'umwana sha akaba binuka Yesu jina la Yesu mana yanjye koko noneho ibintu ukora indengakamere umuntu kuko arabyifata mwana akose mana koko wampoye iki kuki utamishuriye umutima w'inyamaswa kazi abantu birirwa mu butayu ngo barasenga arangiza ngo nanjye ngiye kubona umugore mwiza uyu niwe mugore nasengeye koko mana uyu mugore koko nicyo ampora kuki watwaye umugore wanjye wa mbere ubu koko ubu bugome uno mugore ari kunkorera ntabwo ujya ubureba aho uri mu ijuru sawa umukino uratangiye reka nze duhangane urwana intambara nziza ahundi ni Kristo batuginga guhaye ihembo byo kurushanwa batugingwa guhaye ihembo byo kurushanwa ana yanjye aha abizi ntabyogeje mu kanya ahera abana banjye kuri uyu mwanda ibyo kurya urugamba rwo gupfakara niba nzarurangiza amahoro ana yanjye Kristo bihembo byo
kurushanwa ibihe nsenguye iteka intarura mu mpagarara Shalon Sharo ndamwereke Sharo ndasheri ndamwereke sibyo genda ujye unyuguza hariya sibyo ujye unyuguza hano sibyo sheri Mana iragukunda sibyo wihangana tubona se mwana na se mukora akazi rwose ko mbona watinze kurangiza sheri mugira akazi pe siko buryo babana ahubwo ngira vuba ukure n'imyenda y'abana se ni mpaka nkubwirize wowe mpaka kwibwiriza ukareba ko abana bamaze iminsi bambura Lucky you sheri uzajya ufasha mushiki wawe mwiza kugira kunyuguza Lucky wowe genda ujye mu nzu ufasha mama genda ujye mu nzu sibyo mama aravuze ngo genda ujye mu nzu ugere mu nzu wagenda ujye mu nzu sheri Sharo uri kunyuguza tubona se mugabo mwiza ubundi niwe mugabo nasengeye ko kurasenga cyane ahubwo banza unyumvishe n'akanyanga ashe nawe uramvamo nawe mugakabye uzi ukuntu ufite ibiro ngiye kuvuga ngo uremereye bavuga kugira ibiro ntabwo bavuga kuremera Sharo unyuguza vuba fasha papa wawe unyuguza Sharo kandi nama mami ntakakubwire ngo ujye gutekereza kabiri ujye tubikora sibyo sibyo naho uri kwimira kwimira ntabwo ndi gukora kabanza uncire n'inzara baritse nkabanza nkarangiza si urwara rwanganye gutya ureba ahubwo wowe warebaga he mukanya zizanize gucira kiravuba rero kiravuba reka nze tube tureba televiziyo na Lucky hano hari izuba kandi ariko ya episode nimo ariyo muhera turaza kwirebana sawa Sharo wowe wakize vuba uri mu biki iyo myenda ndaje hari amasufe ejo nakoresheje nayo ndaje nyafurika komana ya satani n'umugore ubu rero uzi yuko komana ubu uzi ngo ko ibyawe byarakoze iteka uri umurengera kumva uwo mugambi wari ufite wo kumpinja ariko ukangira ikigoryi urabona ngo araza ashyiraho amaguru ngo mucire inzara azana imyenda ngo mese Sharo ni mwana wanjye ozi ibyombo sibyo ubyiga abakobwa biga koza sibyo kandi ni sawa sibyo zagenda neza sibyo ayigendere mu nzu sheri ugendere gende wirire urebe Lucky mukine nanjye ndaje ariko undi ibindimo ni ibiki babivuze ukuri wishira umurozi akakumara ku rubyaro wa mugore we ibuye rigaragaye niba rikisha isuka reka nze nanjye mpangane nawe mana ibyo ngiye gukorera ahantu ntuzabimbaze